nta iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye se kosa no mose ko ari umusirikare ari ngi nanjye ucu cenga se byo bizogizanye kuzindutse none ahubwo se kugira ngo iyo ntagusanga hano ari gupfumura amahunga mbonye akantuze kantwara ntishyuye muri za modoka zijya kurangura nuko ihita mbwira ngo irazanye uri inkoko n'inkotanyi mumeze muteze turaba ariko nawe umushinga mbundi kisa kandi ari nzikuza yagiye wa mugabo n'acyane ntaraye nakuye yuko nasaye yese ese ntagenda mu kazi kandi nagenda ntacyo wenda yarazi ko ndibuze se ngiye mubwira se waretse nkabanza nkasohoka nkareba aho mba nihishe waretse nkabanza nkicinga ahantu yamara kugenda kwamanuka oya araza mama wenda aramvugisha atagiye wenda mite ngira God have mercy upon us. nza kureba ikingurire inka zigiye kuziragira ubwo narimvuze ngo ndebye ahantu nicinga namara gusohoka mpamagara oya nta kibazo simba nshaka gusenyera abana agenda ngo se iki gihe nta manegeka simba nshaka gusenyera abana ngo wasuye Claudine naramusuye amakuru rero naramusuye ariko afite umugabo n'inyongeza ngo naragakubitwa n'agacara gakubitwa n'izuba rakitwa agakubitwa n'inkuba y'impeshyi abyari wanyweye ndakubwiye ngo afite umugabo n'igisebe ingoro umugabo we afite umugabo n'igisebe cy'umuvunzo naraye nkihagera abarajunjamye abarajunjije umukobwa ncirizo ndihagurukira ntabwo naseze niyo mpamvu God have mercy upon us. nawe ari buze umuntu wese ni marayika yigendera mu muhanda umugabo ufashanya imana dore na ya telefone nakubwiraga yanguriye yego ye kakandi kavuyemo amazuru nk'imwe yanjye yarakaje na travati kandi akareka mbona se ya yindi yantuze ya Karori ivaho igikabutura n'iyi kinigi kiva nayo se yambaye igikabutura ni pochette aya maso sareba aho hari batande nyine wowe ni gutyize ni kamera ugira cyo kugaca aho gufotora nkagira gutya ntumfotore mwe byo byuma by'abazungu se kubiki dore kivo nayo ifite igikabutura nta iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye se nazo nizima ngarambika kakitana ninde guhamagaye oya ntago mpamagaye nta muntu uhamagaye uwo mugabo wawe aragenda ryari ngo tugane oya mayi nta kibazo mukanya sizagiye muri dushe ngenzotse agiye muri dushe akora iyo ukareba kashoshe turashize none ufata amata y'abashyitsi oya yibwira ngo Claudine atomboye oya waba ndakuganiriza ariko mugabo wagiye ntacyo goreka mushyitsi reba ko yarangije kwambara mujye mufata abagabo neza bakara nampamagaye ajya reka mama reka murebe araguhamagaye se ntabwo uzi icyo abuze reka umukwe wanjye ariko munyese mukecuru twenda kwicara umubyeyi nabyo bero umubyeyi ye mujye munyita mubyeyi nibwo ndicara ariko ndatinda mugarutse mwansanga
naho wari uri kuvuga ngo ndagaruka gihari ntabwo bizi turashize none majerwa urabitso ngiye Tanzania ntacyo naguherekeza ariko shatse yanaguma hanze mukaguma oya naguherekeza Look at my face. Like I could have killed a lot of people. nta mugabo ujya wivana mu rugo baramuherekeza bakamugeza ku irembo okay bajye utakwadagira ayo masi ako genda umuhera kaje wagiye mu duce mukeke turajyana nawe okay nta kibazo oya ntacyo subira mu rugo ureba mu mawe yaje gusura asubira urumva koko urakomeza reka numva nshaka ko tukomeza kujyana oya genda nta kibazo genda ariko hari icyo mba nakwimye koko kucyumva twajyana ahantu hose numva twakwijyanira genda ntarebe dore mu mukecuru urabura mukecuru ajyana seshe nta nakabizo koko wowe genda ukabizo service nawe genda genda urabona hari icyo mbaye genda ujya kureba imodoka nta kibazo sawa ngaho genda genda ndahakinga genda unzinga ariko uri mu mukecuru ari hanze ari kugira genda akazi keza sawa sawa shere Hello? turashize none Yes, Sheri. Tata. Nca ugira ngo nge sinari mvuye mu rugo. Ari nsezeranye naje kugisura kiri mu rugo kireca. Kicaranye na nyina. Nawe. Ushaka hehe se? Ushaka hehe? Ikitabuze mu rutoki ni amakuru koko oyo hari Nyamirambo nta kibazo God have mercy upon us. tukahe nari bingwira nyibeshye ko ngiye muri Tanzania kubera ko nyine ndavuga ati kamyo ziri majerwa ngiye ugwazi ko ngiye Tanzania nyine kwira kwigendera shawo bareke birabye kirashaje babona ntazi ingwe nakuzanire se sawa nari bitabise oya arahita agenda nari bimuzane nta kibazo sawa sawa naje nanjye simutange nyaboneka meze nabi byataye wanza turata tunyura muri hahandi mbere yuko tujya gufata akantu kabisa ndumva nagushatse bikabije ugira ngo kinyumvise nticyambonera umuheto sawa ntari imodoka muri majerwa niyo yabaye sheri ibintu sheri subyumvishe he kandi noneho ukunda kumva uri Nyamirambo ndagushaka ndagukumva inde njyewe tugende mu rugo njyewe zamuka akosima n'ubu hagize yazanze telefone oya buretse bona hagize umuntu unyura hagasanga kiranashaje ngo ni igikecuru igiki igiki hari imodoka navuga ikuze nshaka ko bampindurira yewe navuze ko ushaje ariko n'ubundi bavuga ibikoranye imihorikara ntukajye untesha umutwe ntukansaze mbese nyamva yukanaga wanjegera ngo ninsubire mu rugo ngo aho se iki siri kunataya amakoti ubukote n'ubu nese nzinda
vishwa hangaha umuntu twavugana guramuzi mumpereze nyine uramuzi iyo ndaya hano hereze iyo ubwirwa telefone n'iki ko ari indaya ceceka sheri nini uyu ntago ari umuntu turangurirwa tarangurirwa urupfu ugiye guhamagara ngo njye ceceka aho ngaho uraza umfata ngo indaya ngo sheri ubyumvishe ibyo bintu sheri indaya oya ndekuza njye nkore wirukanka usanga iyo mbwaka yawe y'inda zamuka ahubwo rero niyo umuntu yabona mu bitari bwo mwinjira nabi ko buriya nkubitase baravuze ngo nkubita mata ntagutimbura wowe ahubwo kudakubita imbwa byorora imisego ubu narugushyiramo rumwe rwiza inyisimbwa amabera imbwa nyine ngiye kugukubita amanyoko ahari kubitwa n'inkuba y'izuba ngiye kugukubita amanyoko ahari telefone ndakimena amena ku mutima nyakubitwa n'inkuba wese wawumena none naravuze ko kaba kadagazwa ntanagatekera hekanaga iyo tanze kuramuhwere ngo nakure kubitwa n'inkuba ndagukubita amazi y'izuba we ndagukubita zibajye genda haramu akuntu ubu nareba ko ushaje shaje se reba maze nawe wirebe urabona duhuriye wowe umeze nka mukwepa rupfunga ngenda shaje ntunkangisha ngo nyoko ari mu rugo nagutimba nyoko nawe genda umuzi yaza rero nkamutimbura wankubitiye ahangaha nimba uri umugabo ngankubita ngaho nawe hora zamuka ntagukora hari ndagukubita ukagorama ibirenge ndagukubita mwana yanjye winsaza zamuka tugenda wese wahaceka ninjyewe kuzamura niwo nzamura cahangaha ndavuga ngo niba nanakoreye mbanje kuba mbikubwiye yuko utongera no kungura wanjye mama ngwino ntabare Kose babana noneho bagiye kurwanira he yambwa mbingo yari igiye ngo maze dore ngaka nase bari kugera ariko se abahisha mama ariko se mwaretse kose mwakabyara gaciye ko we murekure ngaho muri ese mwagiye mu rugo mukabanye ko nawe nase mwaretse kwiharura ahuye hita nase mwaretse kujya kwiharura mukajya muri ngwino mukecuru ngwino mukitera ngo ni mukecuru karahenda bwe muba ni mu rugo iwawe uracyafashe murekure mu rugo aka ni akanyamayira murekure nyine ajya uracyafashe ese murekure mu rugo mujya kubitumira kwigendera ntukareke kure nubashe nyoko nagukubita wowe wowe ariko abagore b'iki gihe nabuze ngiye mu kazi reka cika amaguru canga nubaha nk'umwana wawe umbwira niba ikibazo nakakubwira ikibazo gihari we nanyene mukimbwirira hano nicaye hirya ugenda ariko se mwo kujya niyo hose kose nkakudutse umugore ndagukubita kubitwa n'inkuba ariko byagera aho ngaho ndavuga ngo byagira ariko uburaya bwawe umva mukecuru nturi kubibona ariko igihe kwemeka atari mukecuru n'amatwi ubufi nako mubyeyi none se bigenze bite kumpaye telefone ngo ngufashe bigenze bite ceceka ubu uyu mugore ceceka mama reka manza nikubwira agiye anyirukana ngo nisubireyo ngo nyine ngo ne kumuherekeza ngo ari kwivuza ngo imodoka ndirimbaje ngagiye kujya mu kazi none ngo ndavuga nataze kangaruke ni shure kandi kuvugisha ariko se mwakabyara ariko se yewe mutamenya iyo telefone yewe mihoni yanjye oya mihoni yanjye ishu mihoni yanjye nicare hariya icara ari wowe ujya nta iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye se ndavuze ngo icara hasi sema mu buyande ndavuze ngo icara hasi none reka nkubwire tugiye kureba umugabo muri ubu shari se ni igiki ndavuga ngo nansome agiye mu kazi arabyanga gasome iyo muri wese ntusoma wawe ese wikandagira muri ayo masi wese ubisomye byakwanga inyize iyi ngo nagasome iyi mbega gushakana ariko se wowe ko ubu nanjye ngo narashatse usezera ngo ariko ugiye ikaba mu ngo kazi sheri ugiye uyu mugabo udatinya yari umugabo wawe nako uyu mugore udatinya kumwitira mu maso yawe nako gushaka kumwitira mu maso yawe none se wowe kuhengeje aho ngaho ngaho ibaze udahari noneho kuhengeje aho ngaho uvuga ngo sheri wavugaga iki wumvishe sheri njyewe mvuga ntabwo ajya yemera njyewe hagaze aho sheri ngo buretse njyewe ese wowe ntabwo uzi ako kazi nta kuri bujyemo izo ndaya ntabwo muri buhure urirwa ese wowe nabika amenyamo nkabarenga wowe ntabwo uzi kureba noneho ndagiye aho wanzwe icara aho ngaho se wowe wagiye mu nzu ukabanza ugashuka nkubwire mubyeyi wabwiye ko cyane kwicare k'impagarara hejuru icara aho ngaho ese wamuretse akigenda
nakagende reka nkubwire abari kumuhamagara ajye nyine reka kugende yagira iyi nzu si yanjye hari mureka genda urashize none ushatse kuvuga ikigo wewe ntacyo umaze kurya umuntu akiza gutera ese mureka wigendera umujinya ubanza ushira Look at my face. Like I could have killed a lot of people. imonye wowe ntizapfa kukwemera ngiye mu kazi kajyana intambwe ugenda gukwirira ningaruka genda urakarenga umuhanda wa mahero oya inkoni yanjye nyubaha inkoni yanjye nta muntu uyifata umushenzi ni wowe na bene wanjye nyubaha mereza buriya ni uko habaye iyo utahabaye reba umuntu utinyuka kunyubahuka n'umugabo we igera mu kazi ese wowe wapaze ikayoza aho ngaho shaba amagabo ukajyamo aho basebeje igendera ese nawe ugashaka kumpagarara ubwo mbonye uragenzura wowe genda umwana wawe wowe ntugenda umwana wawe ugenzura kunyandya ngaho haguruka tugende ngaho haguruka tugende oya ngaho haguruka tujyane ndebe reba ko watinyuka no kugendana nanjye igire mu kazi watinyuka no kugendana nanjye wowe igendere mu kazi kuko abazindutse atongana n'umugore imyaka iramuzira igendere rwose igendere igendere urongera kumukurikira igendere waretse umugabo akajya mu kazi ushaka nabi uce umuntu bayakwiye ubu nanjye njye kugukubita koko igire mu kazi nawe igendere mwana igende reka nkubwire genda aho kagenda aho wanjye nshatse sinazarugarukamo nagaruka nje kugurisha ibyanjye n'ubundi wowe nturi umugore nta kintu ushoboye nta kintu igendere nawe urashize none nyamunka barugaruka nkwereke telefone telefone yase ngenda mubikira nabwira nazihamagara tujye kumushaka wayisize he yaba yayisize he agatambaro kanjye nta kintu ugezemo mpereza izo fone zanjye nushaka kuzijyana mpereza ugende nawe ujye kure nanjye nakamuye nakazi kawe genda yarantumye telefone ye nakatumwe n'ubu God have mercy upon us. yewe kanza njye kumubwira ko telefone wayinyimye ndayumva ngiye kuyinywera niba umujinya wose ndahita nitahira weho gikomeza urugendo ugenda iwawe nanjye ugenda ureba ibyo biraya yahamagara gake kumbitwe n'inkuba kagenda bukwirireho iyo ibi bintu byabo se babifungura bategewe ndaca he ngenda ndaca he sinabonye wa mukobwa aca ngaho ndetse ndacamo ngaho ndetse ndacamo nziza muri meto dasimbonye aca hano uyu mugabo azansanga yarenze goko ngiye gutanyukira mu bakwe ndacamo ye asanga yarenze wa mugabo nawe nabonye nawe ari igisare wabuze aho uca nacya bya bintuze byanyu byananiye none se kigukingura icyo gikoni yarenze yagiye nta nubwo nsubirayo yo si umugore na ngaho nawe ndebera iryo nagushije hariya intuza arayinyima ahubwo se sinaherutse no kugusura ni kuriya mu bandi ngaho nawe bya bisomari mushyiraho birananiye ngaho nawe ndebe umuntu utabasha uhari uri aba yenda kuza umuntu aba yarafashe umwanzuro ndagenda nkajya mu mahanga reka vuba hene yicare kuko ese telefone yanjye kandi cya bisomari byanyu biranyishe kandi mpageze mubwira ngo ntumye gifone akagenda noneho ndamwica ntabwo ari buzire none ntabwo mbizi ariko se ngaho ndebe nibyo nari ndi kukubwira umuntu ndebera nk'umuntu arigira mu kazi
nta kazagira urabizi nukwirwa gangamye mu rugo aho ngaho agenda ntahaha ibyaryi byagira abakozi mu rugo aha ngaha abashumba abaja n'abagaragu ese zo ndaya wowe ujyamo ni ako si ndaya hari zo wumvishe aho twahereye hari ndaya wumvishe ntabwo nkibirimo mpaguruka ahubwo mpagurutsa ajya umva nshaka kugusura uracyatuye hahandi ndacyahatuye babana baracyahari ndashaka kugusura nzaza ngiye hanze mpagurutsa aha njyewe nigendere reka njye kureba telefone yanjye nawe haguruka witahe samutahe akose ko rero noneho ushaje ugiye kuzaza ko nagiye ndacarugurije ngiye ahantu hamanuka haramvura aha oya niho hafi ariko uramerekeza se oya ndeka njya kureba telefone yanjye ariko ndaguhannye ese kuko Rebera amasaha umugabo avuye mu rugo atonganye n'umugore ko nta mahoro agira no mu kazi wabanje ukajya mu rugo mukacurura njye namukubita none icyo gifano urashize none ntashaka kuzana ibintu bire ndamukubita rwose aho kugira ngo wagiye njye mu mahanga nta telefone mfite ngo ni irandaya y'umugore yahenga we mutuka nawe warumaze guhamagara imbwakazi wowe ntabwo wahamagara ubwo buryo ntabwo hariyo wumvishe mpamagara ntabwo bivuze njyewe nerekeza nca hehe aho waciye ukaro nawe ntiworo aho waciye nese ndaguherekeza aho waciye urahaye wowe ntiworoshye nimushaka mwicarabyo ntabwo wowe wahamagaraga ubwo buryo uhamagara ububaze watashye wa mukecuru yese ajya mu rugo rwawe ntawe taha njyewe ibyo mu rugo rwanjye n'urwanjye nawe taha aha ngaha wanjye uragenda ugasanga God have mercy upon us. cyangwa ngaho wihute cyangwa utagere mu batagera he genda n'amaguru siyo wayakuzanye nawe nta muko kuri genda mukwirire uri kuntuka nawe nze nkukubita umena umugongo yewe njyewe ukubise se wakubita he nawe nakumena utagira ngo nubwo washaje nagusonga mutantera umwaka we n'umukobwa wawe cyangwa uguhe mujyane nawe mugendane nawe namuguha mukagenda nawe